nimara kugenda muzinjirwamo n'ibirura by'ibihuzi bitazababarira n'ubushyo, ndetse no muri mwe hazaduka abantu bavuga amagambo y'ibinyoma azatuma bigarurira abigishwa. Murabe maso rero, mwibuke ko mu myaka 3 yose ijoro n'amanywa ndetse no mu marira ntatuje kuburira buri muntu muri mwe. Ubu rero mbaragisha Nyagasani kugira ngo ababarire maze abakomeresha ijambo rye, kandi ku bwaryo abaha umurage hamwe n'abatagatifujwe bose. Nta kintu cy'umuntu uwo ari we wese nararikiye, cyaba feza, cyaba zahabu cyangwa umwambaro. Namwe ubwanyu murabizi. Ibi biganza byanjye mureba nibyo nkesha ibyo nabaga nkeneye byose, kimwe na bagenzi banjye. Naberetse buri munsi ko ari ngombwa kuvunika dutyo kugira ngo tugoboke abatishoboye, twibuka n'amagambo Nyagasani Yezu yivugiye ubwe, atutanga arahirwa kuruta uhabwa. Paul amaze kuvuga ibyo arapfukama hamwe nabo bari kumwe bose, maze arasenga. Nuko bose baraturika bararira, bamugwa mu ijosi, baramuhobera. Bari bababajwe cyane nuko yari amaze kuvuga ko batazongera kumubona ukundi. Nuko baramuherekeza bamugeza ku bwato. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Uwo datama wese angeraho kandi uzansanga sinzamujugunya hanze. Namanutse mu ijuru ntazanywe no gukora ibyo nshaka, ahubwo nje gukora icyo wantumye ashaka. Icyo wantumye ashaka ni ukutagira n'umwe nzimiza n'uwo yampaye, ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Icyo data ashaka nuko ubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Byanze bikunze turababaye kuko umuntu twakundaga, umubyeyi, inshuti atuvanywemo, turababara. Abigishwa ba Yezu bari bishimye kuko Yezu yaravuga ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku ndunduro y'ibihe. Yagendaga bibasobanurira buhoro buhoro, nuko batari bafite amatwi ngo babyumve babishyiremo, ariko yari yabibabwiye. Uko yagendaga abasobanura nyuma y'izuka rero barabyumvishe, noneho niyo mpamvu nta gahinda kabaheranye. Natwe rero uyu mugoroba ntabwo tugomba guhoranwa n'agahinda, tugomba kugira ibyishimo by'uko nyuma y'ubuzima buzima hari ubundi buzima butazima, hari ahandi tuzimurirwa. Tugomba kwemera ko wacu umubyeyi wacu Didasi asinziriye, igihe nikigera azakangurwa, hanyuma akicarana hamwe n'abera n'abatagatifu. Iki gitambo rero tuba dutuye ni ukumwibuka, ni ugutarama. Ni igitambo cyo gutarama, twibuka ubuzima bwe, twibuka uko twabaye, twibuka uko yatureze, twibuka uko twasangiraga, tugahimbaza ubwo buzima bwe, tukibuka ubuzima bwamuranze.
ariko Imana yo soko y'ikuzo ry'abantu yitanga amahoro n'imigisha. Twizera yuko igihe kigeze izijyana bayo kuko isarura ibyeze. Uko niko kwemera kwanjye kandi ndatekereza ni no kwanyu. Imana ijya kurema muntu yamuremeye ibintu bigera muri bine. Icyambere, Imana yaremye umuntu kugira ngo abeho. Muze Didasi yabayeho, yashatse umugore, yabyaye abana, turabazi. Ubwo n'ubuzima Imana yaturemeye n'icyo ngicyo kugira ngo tubeho twese kandi turiho. Umuntu akabaho yishimye, akabaho ameze neza. Abadive baririmba ngo isi iraryoshye, we bajya bayiririmba, isi iraryoshye uko twimereye. Iyo umuntu yariye agahaga aba ameze neza. Iyo wisomeye ku gasururu ukumva uranezerewe, nta cyagukanga. Iyo uri umusore uriho ugakandagira, ubu ngubu basigaye bavuga umuntu ufite ubukaro. Kugira ubukaro murabizi, umuntu ufite ubukaro uwo ni uriho. Icyo ni Imana yaturemeye. Imana yifuza ko tugira ubuzima kandi ubuzima bukamera neza cyane. Ntabwo yifuza ko tubaho tuzunze umutwe, yaturemeye kubaho neza. Icya kabiri Imana yaturemeye ni ukuyimenya. Buriya umuntu uriho akaba atazi Imana, uwo ntariho, ntabwo azi ikimubeshejeho. N'abapagani babaho, abatemera Imana babaho, kwa gatanu mutagatifu tujya tunabasabira. N'abayahudi banze Yezu barahari, bagitegereje undi mukiza. Ariko nibura kubaho uzi ko Imana iriho, ibyo ni ikintu buri wese umuntu uriho yakagombye kumenya ko Imana nayo iriho, kuko ntago yari kimanuka, afite uko yaje, kandi uko yaje nuko Imana yamuremye. Niyo mpamvu rero tugomba kumenya iyaduhanze, yaduhaye ubuzima. Umwana yigeze kubaza papa we, ntabwo Imana iriho papa? Atiriho. None siko ntajya nyibona. Umugabo arareba, se uwo mugani umwana ndamwereka Imana imeze gute, izite se kutaragera ahangaha ngo nyibone. Ubwo nibyo yibwiraga mu mutima. Nuko umwana arongera, none se ngo niba iriho ubwo ingana gute? Ni nini, ni gatoya, ni umugabo, ni umugore, ingana imeze gute? Umugabo nawe ariyumvira ati mwana wa humura, mu byumweru bibiri nzaba nguhaye igisubizo. Rimwe rero indege iza kunyura hejuru iwabo, ihinda barayumva, afata umwana ati iri kiriya kintu ni igiki? Ati ni indege. Urayireba? Ati ndayireba, ariko ndabona irimo kurenga, ni gatoya cyane. Nuko mu cyumweru gikurikira arangije afata umwana amujyana ku kibuga cy'indege, aho indege ziparitse. Ati iki kintu ureba ni igiki? Ati ntabwo nkizi. Umusaza aramubwira ati iyi ni indege. Gusa iyi ni indege? Ati ni indege. Kaka narebaga ari gatoya, none se cyabaye kinini gute? Hanyuma aramubwira ati Imana rero wambazaga ni iki naje kukwereka. Mwana woza, none se Imana ni indege? Oya, Imana ntabwo ari indege. Imana rero aho iri ntabwo tuyirebesha amaso. Uko ugenda uyegera, uko ugenda uyemenya, niko ugenda uyibona. Uyibona yuko wayimenya, uyimenya yuko wayegereye ugasabana nayo. Ni ukuvuga rero nawe nutangira kuyimenya uzayibona. Nk'uko wabonaga indege mu kirere ari gatoya, niko uri kure y'Imana ubona ko Imana itariho, kuko ugenda uyitarura. Ariko uko ugenda uyisanga, uyegera, urayibona, kandi Imana iriho. Imana yacu iriho. Icyo tugomba gukora ni ukuyimenya, ni ukuyimenya rwose. Nuko icya gatatu rero, nimaze kumenya Imana urayikunda. Buriya kubana n'abantu, kubaho ni ukubana. Niba ubana n'umuntu uramukunda, iyo utamukunze ubwo uba umwana. Kumwanga rero, iyo umubonye wumva harimo ikibazo. Kristo Yezu akozwe. Uzi guhura n'umuntu waguhemukiye, wifuza kumureba mu maso, wumva wareba ku ruhande ukigendera, akamenya ko
atanamumubona. Buriya rero Imana impamvu yaturemye rero ni ukwimenya, twamara kwimenya tukanayikunda, kuko nayo yaradukunze, yatubanje urukundo. Icya kane cya nyuma, Imana yaturemye kuzabana nayo, ari byo turimo guhimbaza kuri mugoroba twibuka umubyeyi wacu. Imana yaturemye kuzabana nayo, niyo mpamvu nabateguriye ivanjiri. Uwo data ampa azangeraho, kandi uzasanga wese sinzamujugunya hanze. Niba turi abana b'Imana tubyemera, byanze bikunze ntabwo tuzaheranwa n'urupfu. Ntabwo Imana yaturemeye gupfa burundu, Imana yaturemeye kubaho kandi no kubana nayo ubuziraherezo, tukishimana nayo. Ibyishimo rero by'umukirisitu ni uko kuzabona Imana imbonankubone, ni uko kuzabana nayo. Tuje guhimbaza ubuzima bw'uyu mubyeyi, twibuka ko natwe ejo tuzapfa. Ejo uyu munsi ndiho, ariko ejo simbizi, wenda nzaramuka, ariko ibyo si ibyanjye, ni iby'Imana. Niyo mpamvu rero ubukirisitu budufasha kwegera Imana muri rya sengesho, tugasabana nayo, none bigatuma igihe nikigera Imana iraduhamagara tukazayisanga nyine tukabana nayo. Hari ikintu kijya kinsetsa, iyo niyo umupagani yapfuye baravuga ngo yitabye Imana. Si ko tubivuga, umuntu kanakuze ko yitabye Imana kandi ntajya ajya mu kiliziya, ntajya ajya. Iyo Imana yitabye, rimwe na rimwe n'igihe tutamuherekeza igikirisitu kubera uko yabayeho, ariko impamvu babivuga ni uko bazi ko umuntu wese Imana imuhamagara. Ni wo muco dufite. Ubwo rero Imana yahamagaye uyu mubyeyi wacu, ntago turi hano ngo dushimire Imana ko yamuhamagaye, turi hano kugira ngo tuyishime ko yamuduhaye, akatubera umubyeyi, akatubera umuturanyi, akatubera inshuti, akatubera umuvandimwe. Ni icyo rero kiduteranyije aha ngaha. Tuhimbazanye rero umutima wo kwemera n'urukundo, maze tumusabire kugira ngo niba hari umwenda w'icumwe aba agifite, Nyagasani amubabarire, amuhe iruhuko ridashira. Nyagasani Yezu nawe ni namwe. Mu bumwe no mu kwemera, kandi dusabe kugira ngo akize isi ubugome bwose n'ubw'intambara. Twinginge Nyagasani kugira ngo uyu Didasi Bizumuremyi wapfuye ubwo yari yarakiriye muri batisimu imbuto y'ubugingo bw'iteka, amuhe kubana iteka n'abatagatifu, tubisaba Imana. Twinginge Nyagasani kugira ngo ubwo Didasi Bizumuremyi yatunzwe n'umubiri wa Kristo ari wo mugati utanga ubugingo, azazuke ku munsi w'imperuka, tubisaba Imana. Twinginge Nyagasani kugira ngo ahe abavandimwe bacu, bene wacu n'abatugiriye neza igihembo cy'ibyiza bakoze, tubisaba Imana. Twinginge Nyagasani kugira ngo abantu bose bapfanye ubwizere bwo kuzazuka, abakire mu rumuri rumuturukaho, tubisaba Imana.
nyagasani kugira ngo agirire ibambe abavandimwe bacu bababajwe n'urupfu rw'umubyeyi wacu Didasi, abagoboke kandi abahumurize, tubisaba Imana. Twinginge nyagasani kugira ngo abateraniye hano twese kubera ukwemera n'ubuyoboke azaduhurize mu ikuzo ry'ingoma y'ijuru, tubisaba Imana. Nyagasani Yezu turakwinginze amasengesho abagutakambira nagirira akamaro abayoboke bawe bapfuye, cyane cyane udusabira kuri uyu munsi Didasi Bizumuremyi, maze abapfuye bose bakize ibyaha byose kandi ubashyire mu bo wacunguye, wowe ubaho gategeka iteka ryose. birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka. Twavutse ku bubasha bwawe Nyagasani, kandi tugengwa n'ubushake bwawe, ni nawe wategetse ko dutura kuri ubu butaka twabumbwemo, tukabusubizwamo n'icyaha. Ariko twebwe abacunguwe n'urupfu rw'umwana wawe, udushishikariza kuzagera ku ikuzo ry'isuka rye. Nicyo gitumye twifatanya n'urugaga rw'abamarayika n'abatagatifu, ngo duhanikire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti
kazero wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristu umwami wacu. Igihe yaragiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye uyu mugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza aya maturo, kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristu, Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uye guhora ijya mbere mu rukundo, hamwe na papa wacu Leo n'umwepiskopi wacu Papiasi n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Nyagasani, wibuke umuyoboke wawe Didasibiza Umuremyi wahamagaye muri iyi minsi umubana kuri iyi si, umubyeyi we Samuel Muharanezerewe, umwuzukuru, ndetse twibuke na Samvura Stanislas, umubyeyi wa Padiri utuyoboreye igitambo. Maze ubwo wunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe, ubahe no kumwishushanya mu izuka rye. Bityo kandi n'abandi bavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire urumuri ruguturukaho. turakwinginze ngo natwe tugirire impuhwe, maze tuzashe kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu mugabo udahinyuka, intumwa z'abatagatifu, Mbazi n'abacu batagatifu, Mutagatifu Boniface twahimbaje none, n'abandi batagatifu bakunze ko byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yezu Kristu umwana wawe. Mose ubishyikirizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Ko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka, kandi ubwe akabitwigisha, tutinyutse kuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose,
Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristu. Ukugami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yezu Kristu, wewe wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyiha amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani, nimwifurizanye amahoro. Duherukana kera. Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani simwe kwakwicara mu mutima wanjye, ariko kuvuga ijambo rimwe gusa urarengukira.
Nyagasani aravuze ati ni njyewe ukuzuka n'ubugingo, unyemera wese kabari naho yaba yarapfuye azabaho, kandi uriho wese akanyemera ntabwo azapfa bibaho. Alleluya. Nyagasani Mana yacu turakwinginze, umuyoboke wawe Didasi Bizumuremyi umuhe kwinjira mu ngoro yawe iganjemo urumuri n'amahoro, abikesha igitambo cya Pasika tumaze kumuturira ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Bavandimwe, nimwuname maze mwakire umugisha. Nyagasani Mana uduhumuriza igihe cyose nabaho umugisha, we waremye muntu abitewe n'urukundo rutagereranywa, maze mu izuka ry'umwana we w'ikinege agaba mwemera icyizere cyo kuzazuka. Natwe abakiri ku isi naduhe imbabazi z'ibicumuro byacu, abapfuye bose abahe nabo kuruhukira mu mahoro no mu mucyo bimukomokaho, maze twese abemera ko Kristo yazutse koko mu bapfuye tuzabane nawe mu ihirwe ry'iteka. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyana amahoro ya Kristo. Mu by'ukuri rero twabanye neza. Bizumuremyi Didasi yasezeranye n'umudamu witwa Hagabimbabazi Yudita, bari bafitanye abana 11, 4 b'abahungu, 5 b'abahungu na 6 b'abakobwa, ariko muri 5 b'abahungu umwe ntakiriho. Bizumuremyi Didasi rero ni umuntu wakundaga akazi, mwese murabizi, ko wenda byatewe nuko mw'icyo gihe cyo kujya gushyingura uwo muvandimwe wundi ashobora kuba yarananiwe, mu gitondo ntashobore kujya mu misa, ariko ashobora kuba aribwo yatangiye kurwara. Hanyuma ku wa mbere njye nari nagiye mu nama y'umurenge mu masaa 5 n'igice, hari abantu b'i Kigali bantelefonnye ko baje kundeba, nakuruhusa ndi gutaha, ntago nari nzi uko byamugendekeye.
mu masaa sita ngeze mu rugo hafi ku irembo nangiye gukingura urugi, numva umukazana wacu utuye hafi aha arantelefonnye ati umusaza yitabye Imana. Numva birantunguye, mbaza umusaza uwuhe musaza se, ahubwo twashatse no gutongana. Ndavuga n'uwuhe musaza se, none se ngo umusaza ngo ntumuzi. Urumva nyine ibintu by'urupfu biba byajemo ibintu by'urujijo. None ndeka gukingura ndamanuka ngo ngende musobanuze uwo musaza wayo. Mageze nasanze we kuko atuye hano hafi, nsanga we yamanutse yaje mu rugo gufasha mukecuru. Ndanamushimira cyane n'abakazana bandi batuye kure bazamushimire kuko yabaye hafi mukecuru kuva ku kanya uwo musaza agira ibyo bibazo kugeza tumujyanye ibyumba muri moruke. Abandi bakazana bazamushimire, natwe umuryango kandi turamushimira. Hanyuma nanamanutse ngeze mu rugo, nasanze nyine yamanutse, nasanze y'umufundi bari bazanye umufundi ari gukora, ariko nawe kubera icyo kibazo ubwo yari yagahagaritse asohotse ari ku irembo. Ndamubaza nti aba hano barahari? Ati bagiye hepfo. Ntibyagenze bite? Ngo Didasi yitabye Imana. Atarwaye. Ndakomeza ndamanuka, nje ngeze hano mu rugo ndeba mukecuru yarari n'uwo mukazana nababwiye batangiye gukora imirimo y'ibanze yo kumutegura, imirimo nyine bakorera abitabye Imana. Ariko ngenda mureba mbona asa naho asinziriye. Mufata hose ngo numva icyo ukora yaragishyushye. Mukecuru arega ati byarangiye. Ndeba neza numva ko ku mutima utagitera. Tumukorera ibyo tugomba kumukorera kugeza igihe nyine tumujyaniye ibyumba muri moruke. Mu by'ukuri rero Didasi nk'uko nababwiye ndagenda wenda mbivangavanga, ariko namwe muragira icyo mukuramo kuko ntabwo nabikurikiranya kuri gahunda kuko mu bihe nk'ibi biba bigoye. Nababwiye ko yakundaga umurimo, ariko Didasi biza umurimo nkatwe twese. Ntabwo yakundaga umuntu, ntabwo yishimiraga umuntu umucishamo ijisho, ntabwo yishimiraga umuntu ushaka kumusuzugura nkatwe twese. Ariko ntiyagiraga inzika, yabaga yagiranye nawe ikibazo uyu munsi, ejo mu gitondo mukongera mukaba inshuti. Ni ukuvuga yuko nta nzika yagiraga, ariko ntiyifuzaga ko umuntu ashaka kumucishamo ijisho. Mwumva ibyo ari byo nkatwe twese kandi ibyo turabigira. Mu by'ukuri rero ndumva nta byinshi namuvugaho, kuko ntabwo twabanye igihe kirekire. Akenshi nanjye nakunze gukorera hanze, ariko ibyo mbimuziho. Cyokora turi abana, yari mukuru wacu, yiga mu iseminari. Amateka ye bazayababwira ejo abazajya mu misa, ariko mwese ndabasaba ko muzajyayo. Ni umuntu wakundaga kuganira, ariko yajyaga ambwira ibyo nibuka ati wa mwana we kandi uzaba umusirikare. Ndabyibuka nyiri umwana yajyaga bimbwira inshuro nyinshi, kuko twabaga twicaye imugoroba. Papa yitwaga Mwarimu, yari Rwakaremwe Godifrida, ariko yari na Mwarimu niko bamwitaga. Igihe twabaga twicaye ntabwo twahitaga muri salo, twicaraga ku ifuru, kuko papa yari afite inzu irimo ifuru, ariya mafuru afite shemine, ariya mafuru bacanamo mu nzu ntimuyazi. Twari tuyifite, yari Mwarimu nyine. Igihe twabaga tuyicaye rero dutegereje ko bishya, nako turi kota, kuko inaha kera habaga imbeho, abavutse kera barabizi. Twicaraga rero dukikije ku ifuru turi kota. Ifuru ntabwo yagiraga imyotsi mu nzu, yazamuraga nyine umwotsi hejuru. Muri make rero ndumva narekera aho ngaho, ngakomeza nanone umuryango ukomeza ushimira abasazerdoti baje kuduha misa mu rugo rwa Didasi.
hanyuma nkifuza ko n'ejo n'ubundi tuzakomezanya, hanyuma nyakwigendera Imana imuhiruko ridashira. Murakoze. Ngasaba rero ko hari abandi bari buvuge ibigwi bye, mpereye ku muhungu we witwa Bedius, yakwigira imbere agakoresha umwanya muto kugira ngo abashyitsi batahakure babone igihe bari bugendera. Arakurikirwa n'undi mwana Premian, akurikireho Marita, hanyuma Elias aze gusoza. Bedius rero yakwigira hino agafata mikoro, hanyuma akagira ibyo tugezaho bijyanye na muzehe Didasi. Nanjye mpagaze aha mbere na mbere ndagira mbanze mbashimire kuba mwaje kudufata mu mugongo guhera igihe inkuru mbi yamenyekanye kugeza na n'ubu no gukomeza. Nanjye ntago ndi buvuge byinshi cyane kuri muzehe, ndahera nkimenya ubwenge ko duhunga ntabwo nari nakamenye byinshi cyane, ariko duhunguka icyo mwibukaho nk'uko yavuze ko yari umuntu ukora kandi udakunda abantu bamusuzugura cyangwa se bamusumbura, ko wagira abantu bayavogera, ko hari abashakaga kujyamo bakavuga ati ni ibisambu byinshi natwe reka tujyemo. Aravuga ati ndabizi neza ko bazaza, ntago ngomba gutuma mujya mu byabo, kandi bya papa ari we Godfrey sogokuru wanjye. Hanyuma batahutse abamurikira ibyo abamurikira, arabakira, nuko ubuzima burongera buragaruka bwo muri famiye. Urumva yarabonye abavandimwe arishima. Hanyuma yajyaga kuko asabana n'abantu, twajyaga twenga. Mu gihe twenze, abaje kunywa inzoga, abaje kuganira, baba bizihiwe bakabagabira. Akabagabira rwose, yajyaga abagabira n'ibintu utakeka ko yabagabira. Adutoza natwe kugira murava gukora, ku buryo ntabwo twatinyaga ijoro. Hari igihe twajyaga gusenya Nyabubare hano bita Rwimbugu, tukabyuka mu masaha 10 tugafata umuhanda tukagenda. Yakundaga abana be, ariko nanone ntago yatureze bajeye, yadutetesheje. Ntago yashakaga kukubona wenderanya, ariko ntiyashakaga no kukubona wigize ikinyeteri. Hanyuma kandi kantu rero ndi kugira ngo ndi kwihutisha. Akandi kantu tumuziho nuko yari afite impano y'ubuvanganzo, yari umusizi, yari afite impano ya mpangara, sinzi niba muyizi. Ntago nyine nkuko mukuru we murumuna we yavuze, ntago wamucishagamo ijisho, washaka kumureba nawe akakureba. Ubwo ni ijisho kurindi nyine kugira ngo utazamuca mu cyuho. Ako ni akantu kari umwihariko, nta nundi ndakeka abenshi bazakamwibukiraho cyangwa bazajya bamukumbura. Rero nanjye numvise iyo nkuru, gusa mu minsi yashize yigeze kurwaraho, arwara mu nda, agira ikibazo niba ari constipation, ariko biza gukira nyuma, bibaho mu mahoro nta kibazo. Yewe naranabyaye yohereza mama aza kumpemba, ndabimushimira nubwo adahari, ariko na mukecuru ndamushimira ko yahageze n'urugendo rurerure kugera iwanjye. Nyuma rero ndi mu kazi nanjye nibwo numvise bambwiye ngo
birarangiye. Atajyaga akunda, ntiyakundaga kurwara, no kwa muganga ntihakundaga. Bashatse kumujyana kwa muganga rero arabyanga, aravuga ati ndibuze gukira. Hanyuma ku wa mbere saa 5 nibwo bampamagaye bambwira ngo byarangiye. Se mwamujyanye kwa muganga se? Yabyanze. Hanyuma nkongera, nubwo turi muri ibibazo ariko nkashima Imana kuko ntiyapfuye agaraguritse. Agiye neza. Icyo ni ikintu umuntu yashimira Imana, kuko hari benshi babanza kubabazwa n'umubiri bagapfa abantu babarambiye. Ndakeka nubwo yari abantu hari uko bari bamuzi, ariko nta wari wakamurambiwe. Ubwo rero nta kundi. Hanyuma ikindi nsorezaho, turi abakristo, turasenga. Tujye dusengera kuko abapfuye byanyabyo, ntitukabakurikiza amagambo mabi, ntitugahimba inkuru kugira ngo twerekane ko wenda twari tubakunze kurusha abandi, twerekane ko hari igiciro kinini bari badufitiye kurusha abandi. Ubwo ndabwira abantu cyane cyane bagenda barema bagapfundikanya amagambo yandi, bagakora icyo bita propaganda. Ugasanga muri ayo masengesho bakoze hajemo n'amasengesho aturuka kuri Sekibi, akavukamo ibintu by'urwango, ibintu byo kudasuhuzanya neza, byo kudahura ngo abantu baganire bisanzuraneho, cyane cyane mu miryango. Nagiraga ngo mu bifashemo cyangwa se dufatikanye twime shitani umwanya muri twe. Abavandimwe dukundane, abakazana dukundane byose. Ibyo bituma n'umubyeyi wagiye avuga ati kuko aho nicaye akicara atuje, akicara kumva ashyitse mu byicaro neza. Rero reka nsuze, ntabwo narambiranye cyane ngiye ku bwanjye. Ibyo yavuze binkoze ku mutima, kandi ibyo yavuze nanjye nibyo nari kuvuga. Ni koko umubyeyi wacu ntabwo yatureze baje, yadutozaga gukora, kandi nawe yarakoraga pe. Igihe kinini cye yakimaze akora. Ntabwo ndambirana rero, navuga igihe cye cya nyuma mu cyumweru cyari kibanjirije icyo yagiyemo, twigeze guhura, haza aho nkorera arambwira ngo ndagushaka, ngo kinga uze undebe. Turagenda, ndakinga, turagenda tujya kwa Pascal, arambwira ngo icara aho ngaho. Ndicara, ngiye kora mbona nzaniye icupa, takira musengere. Numva ndishimye cyane, biranshimisha. Hanyuma turangije avuga ati ngaho subira mu kazi, nanjye ndatashye.
nyuma yaho rero nza kumva ko arwaye, ndangije mbwira umudamu rero ari uturimo ndimo, genda urebe muzehe hanyuma mubashe kumutwara kwa muganga. Umusaza basanga yakarabye ari kota akazuba, baraganira, hanze aramubwira ati rero njyewe ntabwo najya kwa muganga, waretse tukakujyana kwa muganga, ntabwo najyayo. Mudamu arampamagara, ndamubwira ni rero umusaza ukomeje kumuhata ntabwo byaba ari byiza, reka tube tumwihoreye, gusa turakomeza ducungacunga, igihe aremerera turamutwara. Hano hari umwuzukuru w'abana niwe waje kundeba, arambwira ati arantumye ngo ninjye kwa muganga ndebe ko hari abantu benshi, hanyuma nisanga bariyo bakeya nze tumutware kwa muganga. Aragenda, agezeyo ndasanga ko hariyo abantu bakeya, aragaruka aramubwira ngo none se twahamagara moto tukagenda. Rero mwaye mundetse ndikumva n'agatotsi gatangiye kuza, reka nsinzireho nibigera saa sita turagenda. Nuko byagenze turamureka, bigeze saa 5 tugarutse dusanga byarangiye. Gusa Imana imuhe iruhuko ridashira. Njyewe ndi umwana wa 11 mu bana be. Icyo muvugaho ibyinshi babivuze basaza banjye. Basaza banjye ibyinshi barabivuze, ariko nanjye ndagira ibyo muvugaho. Njyewe kumenya ubwenge, umusaza twabanye neza, nta kibazo. Niteza imbere, mbana nawe hano mu rugo, imirimo yose tukayifatanya, ntange akanyibura aho bishoboka, akambwira ko ngomba gukora nkataha kare, imirimo yose nkamufasha tugafatikanya. Hanyuma rero igihe kiza kugera nanjye njya kubaka urugo, birangiye nza kwibaruka nanjye ndabyara, muzanira umwuzukuru, aramusuhuza, aramuterura, arishima, arambwira ati nzagufasha ibishoboka byose, nta kintu uzatuburana. Ubwo rero ngenda komeza kumushimira, ibyo yadukoreye byose ni byiza, naho yaratugejeje hari heza cyane, kuko urukundo yarasigaye atwereka ntabwo rwari rusanzwe. Kuko nanjye mu cyumweru cyashize ku itariki 25 yantumyeho, kuko hari koperative twabanagamo, arambwira ati
ndagushaka byihuse, kuko ku wa kabiri ku itariki 27 bazafunga. Icyo gihe ku cyumweru nari nabyutse nta gahunda mfite, nta hantu mfite kujya, ariko naravuze ati ntabwo yaba ari kunshaka ngo nkomeze kuvuga ngo nzaze ejo, ngo nzaze ejo. Ubwo ngewe nahise mfata urugendo rwo ku cyumweru mpita ndara aha ngaha mu rugo. Ndaharara, arambwira ati mu gitondo kare ubyuke kare kuko haba hari abantu benshi, nukererwa uri bwigweyo. Noneho narabyutse ndabanza nyine nditegura, arambwira ati banza ushaka icyo ugenda uriye, numara kurya uhita ugenda kuko haba hari abantu benshi cyane. Naragiye nkuko yabimbwiye, ntabwo nasanzeho abantu benshi, ariko niriweyo kubera ko ibyagombaga gukorwa ntabwo byahise bikorwa ku kanya. Noneho igihe natahiye, naratashye nta hantu nigeze nca ngo ninde, naratashye ngera aha ngaha mu rugo. Mageze ndicara, arambwira ati ibyo wagiyemo byakunze. Navuga ati byakunze, ariko nyine kubera kode ntari mfite ntabwo byakunze neza ngo byihute. Ubwo nyine wagiye urarangara, abantu bakomeza gucatoya, ntabwo byari byakunze, byagiye bigenda gake gake, ariko byakunze. Noneho rero aravuga ati ngwino hano, twicarana mu kikoni turavugana. Arambwira ati koperative nagushizemo rero ugomba kugira ute kuma amafaranga kuyo baguhaye, ugomba kumaho. Ibyo narabyubahirije, ndamubwira ati rwose pe nta kibazo, ubwo ngubwo ndayaguha ndibashire hariya. Naramuhaye, ubundi yigira mu mirimo ye, nanjye njya mu mirimo yanjye. Ku wa kabiri bukeye arakomeza ambwira ati utagenda utambonye uragenda tubonanye. Ndavuga nta kibazo, ndi ugende hakeye nka saa 6. Ubwo noneho aza kongera kugaruka nka saa 3, arambwira ati uragenda ryari? Ngo ndagenda saa 6. Namwe ati nanjye rero ngiye kujya hari hepfo gukura ibijumba, turi buzamukane. Nzamutse sinamucaho, ariko n'ubundi hashize akanya mbona atugezeho hano mu rugo. Turicara nyine turarya, turangije dukomeza tuganira gake gake, kubera ko yaraguze agasururu nkakama nkasomaho, nawe nkamuhereza agasomaho. Igihe cyo gutara kigeze, Christophe aramubwira ati herekeza Marita umutware neza ku igare. Noneho arafata igare, nanjye ndagenda ndamusezera, turagenda. Noneho ubwo rero ibikurikiye ntabwo nongeye kongera nyine kumubaza. Noneho ku munsi wa mbere icyumweru gishize, Christophe arampamagara arambwira ati umusaza birarangiye. Ndavuga ati se umusaza bigenze bite ko atararwaye, ko namusize ari muzima, bigenze bite? Nyine yarwaye, none birangiye nyine arataye. Ndavuga ati ubwo nta kundi, nyine ku wa mbere ndaza. Rero ubuzima bw'umusaza nuko twabanye, nubwo nyine byinshi nyine ntabwo umuntu yagenda bitondeka nk'uko bikwiye, ariko bimwe umuntu agenda avuga ibyoroshye, ibikomeye byose uko byagenze. Ubwo nanjye icyo mushimira, yadutoje urukundo, adutoza gukorana umurava, adutoza kwiteza imbere. Ndamwifuriza iruhuko ridashira, kandi n'abaje kudufasha mu mugongo ndabashimiye cyane, mwakoze. Hamwe n'abaseserodoti baduturiye igitambo nabo turabashimiye cyane, mwakoze. Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi n'ejo muzakomeze kudufasha, tumuherekeze neza. Baje nuko agiye hari ibyo yarangejejeho cyangwa se narindi gukora, agiye tutagize ngo dusangireho. Kuba ndahanga akajyanje ari yose nzi kubera we, nubwo bamuvuzeho
agiye atantunze n'urutoki, agiye ntumvishe n'ijwi rye. Aho nageraga hano Kajyanjari bakavuga ati muko wageze hariya, yanshakishaga ati ntugende udasomye ku gasururu. Ibyo byose yarabinkoreye kugira ngo mvuge ibyo yampaye ni byinshi, kandi kugeza kuri iyi saha mpagaze kubwe. Gihe ikintu wenda cyambabaje nuko wenda se atashye tutaganiye, nkuko umudamu yigeze ambwira bwari ku cyumweru mu gitondo kare kare, arambwira ati ariko ejo bundi nahuye na papa, arambwira ati uzagaruka uje kunshyingura. Umudamu abimbwira buri ku cyumweru, ndamubwira ni rero hari umuntu umpamagaye hano, reka ejo kuwa mbere cyangwa se kuwa kabiri tuzageyo tujye kubasuhuza. Umuntu narinzi ko urwaye ni umukecuru, niwe nzi ko arwaye igihe kirekire, ariko umusaza ntiyigeze agwara igihe kirekire ngo nzi ko n'umukecuru ara ntawe umutamugejeje, ntawe ativurije. Kumbwira ko avuye mu mwuka byarantunguye, sinanabyakiye. Umudamu ubwo yabyutse ku cyumweru, uyu yiriwe aryamye kuva mu gitondo aryamye. Ese naramubwiye wagiye gushaka icyo turafata ko hari ahantu ugiye gukura amafaranga, ngo ntabyo nshoboye. Kugeza igihe natashye saa 11 sanga aracyaryamye. Kubwo yari aryamye yananiwe, ku wa mbere yabyutse kare atirekanye gushakira abana ibijumba. Akimara kugera mu rugo nta minota yashize, nubwo babane ni nko mu masaha 5 bake, nari sigaranye ubwo ruhinja gwe, ndi kumwe gukina nawe. Araza ati soba uko avuye mu mwuka, nibyo ntibishoboka, ninde uguhamagaye? Atakira telefone wirebera uguhamagaye. Nibwo nahamagaraga nsanga n'umwuzukuru wamuhamagaye, nge sinabyakiye pe, sinabyakiye. Turazamukana ngeze mu nzira, ntabwo bishoboka, nabyemeye ari uko ngeze hano ntamusanze hano. Musanze bavuze ko bamujyanye Byumba. Ikintu wenda se namushimira cyangwa se no kumurata, ndamuratira ibitekerezo bye n'ibikorwa bye nibyo yaratugejejeho, kuko nta mwana we muri make yarantungiye urugo, yaragwubatse rurakomera kugeza kuri iyi saa. Rero niyo mpamvu rero ngomba kumurata cyangwa se nkanamusingiza. Nagende Imana imuhira uko dirashira, kandi n'abavandimwe twazanye cyangwa turi kumwe nari n'abadutegereje nabo bari kudufata mu mugongo. Mwese nk'inshuti z'umuryango dukomeze twihangane, tumusabire iruhuko ridashira. Murakoze. Jewe nitwagaca mu makoba hane, umusaza wanjye ninjye mfura muri uru rugo, ni njyewe wabyaye Samweli watanze, yagiye ku rugamba mbere, yagiye kumutegurira ahazanyura. Ngaba abantu bagiye mu ijuru, dore ko abantu baba bakajajanganye. Yarambyaye, mbyara Samweli, Samweli aratabaruka agenda mbere ye, ajya gutegura ahazanyura. Ko baragiye kumutegurira Samweli, umusaza akaba yagiye arimo kujya kure wa musirikare wagiye ku rugamba. Aba musaza ntiyageze mu ijuru, na Samweli yageze mu ijuru.
na famiye ni abantu benshi. Ngewe nkegera muri uno muryango naraje hageze aranyakira, kuba nubatse ni ukubera we. Noneho ibyiza yankoreye bishimishije, twaje guhunga turatahuka, dutahutse dusanga yarabungabunze ibyacu byose, nta muntu n'umwe watuvogereye ibyacu, we n'umufasha we. Noneho ikindi cyaje kunshimisha cyane, nari mfite akana gato kitwaga Muhire, noneho yajya kuragira akajyana na Muhire, icyo akoze cyose akajyana na Muhire, ati sha tuzaba umworozi. Ubwo yaje gufata intama ayiha Muhire, intama irambyarira intungira abana kugeza n'iyi saha, maze rero sogokuru uruhukire mu maboko. Ndabona rero reka mbabwire, kuba ntavuze nuko narenze yuko hari benshi, ariko tugiye kuvuga twese ndumva abantu bagiye batuvugiye, turababaye kuko abari butahe turi buze kubarekura, abarara rero turakomeza tuganire ngende hano kugeza igihe nateganije. Nifuje ko udakomeza kuganira ku busa, buri wese bamunyuzeho akantu n'agafanta ukanywe utuje kamwe gusa. Umugisha Nyagasani uhora urugo daramiyemo, umugisha iri funguro dusangije ku buntu bwawe, ridutere imbaraga zo gukunda gushaka kwawe, izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, kandi bampereho n'igihe wiriwe kuri. Hari umwijima ntabwo namenya buri wese uko yicaye, ariko ndagira ngo buri musaseredoti ahaguruke, hanyuma tumushimire tunamuha amashyi. Ndagira ngo Padiri Rurenge Narcisse ahaguruke tumusuhuze. Uyu nguyu ni Padiri mukuru wa Paruwasi Mimuri, kandi avuka hano Ibyumba mu Irebero. Hashize ibyumweru 2 umusaza nawe yitabye Imana, Samvura Stanislas. Naramukomeje, Stanislas yazaga mu misa n'Ibyumba, kaza kansuhuza agakuramo ingofero ye nuko agasubirayo. Ni murumuna wanjye rero, naramubyaye muhesha ubusaseredoti muri 2003, urumva ko abaye igikwerere 2004. Ndakurikizaho Supriyani, ndetse afite n'irindi yashyiraho niba ari iry'iwabo. Supriyani Havugimana Shema ni Padiri mukuru wa Gihengeri. Gihengeri naragiye ndayitangiza mu gihe cya Covid, murabyibuka. Abantu bari kwibaza ati Gihengeri koko ndayidutange, ubwo ndavuga abakirisitu bashangasha. Nuko Supriyani rero nawe namuhesheje ubusaseredoti, baranamuzana tubana Ibyumba mu minsi ye ya mbere. Nuko nza no gukomeza ubutumwa hanze, nabasabye gutuza mukumva kuko nibuvuge byinshi, musigare mu butumwa Ibyumba. Kankurikizeho uyu nguyu ni Padiri Agustini, haguruka. Uyu nguyu namukoresheje stage yayo ni twita imenyereza, turi Ibyumba tumarana umwaka, mbona bikwiye ngeregeje aho amaso yanjye agarukira, nuko ahabwa ubusaseredoti. Ubu ngubu bari Ibyumba, ari muri serivisi zigendanye n'urubyiruko ndetse hari n'amashuri. Nakurikizaho Rwubake, ubundi siya kuko
gaca mu mako barabivuze, gasabiye Didasi umubyeyi wacu n'umwuzukuru we yitabye Imana nawe ku buryo butunguranye, yari yaragiye gushabikira Uganda. Barabitubwira sinashoboye kuza kuko nari hanze nifatanya nabo. Navuze umuntu witwa Yosefu Kiwanuka, abanyarushaki niba bamuzi, ni musaza wa mama. Yitabye Imana ku itariki 2 z'ukwa gatandatu muri 2023. Itariki imwe na Muramubi. Niyo mpamvu nabahisemo ari bakeya ngo tubasabire. Dusabira na Donatira agashira bake, mbega mwampaye amahoro. Donatira nawe yitabye Imana muri 2014 muri uku kwezi kwa gatandatu. Ntabwo twirengagije abandi, nuko abo nibo banje mu mutwe bwa bugufi. Didasi rero ngenda umwana we wa 11 utsibye rimwe. Mu Kinyarwanda cyiza baravuga ngo ni ubwata amatako. Imfura ye wa mugani, reka mvuge ngo nanjye maze kumenya ubwenge jya kwicara sha, genda hariya, subira hariya. Ariko igice cya mbere nakibayemo ndi umwana mutoya, nakirewemo kwa nyogokuru Irushaki. Naciye inyuma ya kamera, cy'inyuma hano. Nyamara igihe mutari mufite ikintu ntabwo mwavugaga. Ubu harawe kuvuga ngo ngewe ni kugeraho karakugeraho. Muri kunyumva se? Reka nari kujya mu by'ubwana cyane, reka mbabwire ikintu cya mbere Didasi yari afite, ni ikintu bita umwimerere. Umwimerere cyane cyane ku mazina ya gikirisitu yitaga abana. Reka nayo kuvuga abakobwa kuko amazina y'abakobwa yo ajya kumera nk'ay'abandi bose. Ariko Masi, Damasi, Premiani ni amazina y'umwimerere. Ndetse igihe twaherekezaga Pragmasi n'abapadiri ubwabo byari yabananiye kurivuga. Hari abavuze ngo n'ubwa mbere turyumvise y'umwimerere. Nimumbwire umuntu muzi witwa Materine wundi inaha. Bahagiraga ngo ni n'izina ry'irishirino, bamwe bakarindukiramo. Abarimu tugenda ubaze umubyeyi wawe izina ryawe wabatijwe, ubwo ni nabyo byabaye kuri bede. Abarimu bagafite abarimu barakosoraga bagahera ku izina ngo ni Obede, undi ati ni Bede. Bana tera twitiranwa n'igitanda. Mu Cyongereza igitanda ni bed. None waza yababaye niba yarambajije aza kuvuga ngo bed use, ubwo ibyo gitanda birangirira aho. Damasi ryo rijya ku bateza umwana naho w'umucuruzi witwa Geregwari witwa Materine. Ndamubaza ni wari wumvise se ko ngiye kuzina? Ati nta nubwo nari nkuzi. Ati naryumvise kuri Radio Maria. Nuko mu Rwanda rwose nk'izina ryanjye abantu wababara mu Rwanda hose. Reka mvuga icya kabiri rero nakunze kubona kuri Didasi. Bya bindi rero bavuze ngo batanshishamo ijisho, hari ijambo we yakoreshaga ngo ntusumbuwe. Gwinsumbuwe, ubundi gusumbuwa ni ijambo ry'Igiswahili, ntusuzugure. Ariko ikintu nakunze kubona, yakundaga imanza pe. Hari izo yajyagamo aburana n'abantu agatsinda, ahandi agatsinda. Nuko umbabarira niba hari abari bwiyumvemo, ina hari abantu bigeze kugira
insyo zisya amasaka, insyo urusyo. Noneho rero hari ukuntu bavugaga ngo ya masaka bayatoranije nabi, hari harimo umusimari kica agatimba, bagahita baguca amafaranga. Didasi rero toranya amasaka ashyiramo ngo nagahunahuna, ntiyabonamo umusimari, aragenda rero mu mwanya nk'iminota 2 umusimari uragira ati no, ntabwo nigeze ngira, ninjye wayitoranyirije nta n'umukozi. Urwo rubanza rwamaze amezi 8, ariko manza icyo kintu cyarahise gicika. Ntawongeye kubona umusimari mu byuma bisya. Subire nanjye nyuma, yakundaga umwana ukora, n'akana gatoya nk'aka kari gutambagira kamenya kugenda, akavuga ngo ugenda uzane ubwatsi bw'urukwavu, wazana icyatsi kimwe, atari ko kamenye gukora, ntabwo agomba kurya iby'ubusa. Hanyuma nabaga nje mu kiruhuko mvuye kwiga mu mashuri yisumbuye, bakaba bagiye. Umunyeshuri uje mu kiruhuko ariya bari umunebwe, shaka kuryamaho andi masaha 2, hatubwira sigara uryamye. Rero nagera no mu murima isaha imwe nkaba ndashize. Nti rero ninyewe ejo nzajya kwasa inkwi, ku buryo nta uri bungenzure niba kwasa rumwe we n'umubyizi ubugize, ariko guhera saa 12 kuzajya saa 8. Didasi kugendana nawe kugenda wiruka. N'ubu ngubu pe yavuga ngo tujye mu misa, waba utarashyiramo urweta akaba yagiye. Kandi iyo mwatangirana hano mujya kugera hirya ku irembo, mujya kugera kwa Karabaye yagezeyo. Nguwo ni umuntu wari ufite koko imbaraga. Ndibuka rero ndi mutoya yigeze guhura nanjye ari kumwe n'abandi bantu, ati mbwira ibyo wize. Nkura y'urubaho nsanga rwatsibana, shaka agati kuhumye nandika ukuboko, atugomba kujya umenya ibyo wize. Muri iyi minsi hari umupadiri wambwiye ngo turajya kwiga ryari. Nibuka ko hambere mwavuga ko iyo mugiye mu misa ku cyumweru mugiye kwiga. Wiko ko byari kujya kwiga, yarazaga ati mwize iki, indirimbo yo gutangira iriye. Kandi uzi ko abana hari igihe bagerayo bakaba barakase barasohotse. Igihe byatumye rwose mba nicara nti yaza kubimbaza. Uzi ko bashaka kubaza ninde wasomye umuhimbazo, ninde yego wasomye misa, ukamuyoberwa. Ibyo rero yarabikurikiranaga ati ugomba. Hanyuma rero ibijyanye n'umuhamagaro wanjye, hakunda umuntu wabavuga ati umwana wanjye w'imfura agomba kunzanira agakazana buzukuru. Rwose nkibimubwira ntabwo yigeze agira, ntabwo nkubangamiye, komeza inzira yawe. Nuko ninjiye mu seminari nkuru nyuma y'intambara na jenoside 95. Umuntu atazi yagana, turagenda gahoro gahoro kugeza igihe duherewe ubusasaridoti. Ntabwo yigeze avuga ati ariko wagize waje ukadufasha ko twananiwe iki ngiki. Bakora ndibuka umunsi umwe Yudita naratashye, bampaye ibiryo, bampa ibiryo bitari mu munyu. Ndavuga ntize ko nta munyu urimo, ngo wazanye ubuhe? Ubwo bashaka kumbwira ko ntacyo nkora, kabandi biga mu mashuri makuru muri za kaminuza, ubundi hari n'akari yagombye gutahana. Didasi rero arakubwira kibyimbye kimeneke, akubwira aho ngaho. Kangiye kubahengera ebyiri, ndangije ubutumwa ibyumba ngiye mu Bubiligi. Abakiristo ba paruwasi bampaye inka,
sinzi uwo mutelefone ati umuhungu wa bamuhaye inka nkigenda nta minsi 2 yashize ajya kubaza padiri mukuru Emmanuel tuje gufata inka y'umuhungu wanjye ariko ngo nimuyinyereke ngo sinzoga wazanye nimuyinyereke nzazizana yicara hoti tubura gumaha ndavana njyanye inka y'umuhungu wanjye nuko padiri atahati mumuhe inka agende usinze umusaza bari bagendanye barayirongora baraza niba yarajyanye y'inzoga nyuma numbaze noneho rero umunsi umwe bajya mu munsi mukuru w'umupadiri nareze nanone nkuko nareze uyu imuhura bajye mu modoka bamuhaye rifuti bagera ibyumba saa 4 z'ijoro uwo mupadiri ati rero muzehe taha hano ntaho uri burare ntahahari ateye amasaha n'iryari sinisahira ateye ati ndatashye ntiyagira ikimbaho ndetse anavuga cyane ntiyagira ikimbaho padiri mukuru atoye ati ni uwo mwana utazi amategeko atoye ati umwana wanjye niwe wahateguye none muri kumbuza naho ndyama ati nagiye kubita urugi barakurikirana reka rero wa mupadiri nzi nta mu kiruhuko duhuriraho ngo akantabwo ariko kandaje ijoro nigasubireyo rwose ntabwo aribyo naje wowe ngo ntazi umupadiri arunama ni umuntu utibagirwa wamugiriye neza ntamwibagirwa ni wa wundi avuga ngo kobwa we hanyuma wamugiriye ibyo ngibyo wenyine nta n'ikiziba ashobora kubona aho ngaho kiziba muzi nyine ko aricyo kibi iyo cyanduye nta wakira nta n'ikiziba Didasi rero namutelefonaga ndaho ngo uvugisha nyuko nanjye kuvuga ngo nyuko nuko umukecuru tukavugana ariko so kwa ntabwo mba mfite byinshi byo kuvuga rero nkuko bavuze iyi minsi ye ya nyuma uwo munsi we wa nyuma bede baranyandikiye bati umusaza turabona ari nicara muri shamburino ni noneho mumume tuvugane ndategereza bati noneho reka mu masaha 2 turamuguha mu masaha 2 ntegereje ndi kwikorera ibindi umva ngo birarangiye ari mu mahanga rero ndi mu Bufaransa ubu ngubu mu gihugu cy'umuntu witwa Macron nkaba ntuye mu mujyi witwa Lisieux ubwo mwasubiramo Lisieux ni kwa Teresa w'umwana Yesu ni ahantu yinjiye mu rugo rw'abakarumera bumubikira ahamara imyaka 9 ariko aherekana ubutagatifu butangaje ku buryo yitabye Imana rero azize uburwayi bw'igituntu kuko ari igihe indwara zitashobora kuvurwa ariko aravuga ngo nimpfa ubundi baba ngo iyo umuntu apfuye ngo abaruhutse ngo tukifurije iruhuko ridashira we yaravuze ngo ahubwo ningera mu ijuru nibwo nzakora kurushaho nibwo nzakora ntabwo nzagiye kuruhuka ati nibwo nzakora kurushaho ngo mboherereze imvura y'amarozi y'indabo zihumura neza n'umutagatifu rero wamenyekanye ku isi yose aho rero Lisieux hari bazilika yamwitiriwe kiliziya nini wigeramo areba ubwiza bwayo ntubyumve naho ngaho rero ndi mu butumwa narindi kumwe na Padiri Donati Nsabimana twabanyirusha ariko asohoje ubutumwa bwe ubwo diocese hari undi izohereza kugira ngo dukomezanye ubutumwa nanjye igihe cyagenwe n'ikigera nzasuza ubutumwa ngaruke
ngaho rero ahantu ndi ngaho ahantu numviye iyi nkuru bamugana abavandimwe baturutse hirya no hino abo tuvukana b'umuryango umusaza yashatsemo bose mwese kandi turabashimiye. Dushimira abasaserodoti bagize iki gitekerezo. Niba mubyibuka ntabwo nakunze gusomera ahangaha misa. Naravugaga ni mutazajya muvuga ngo no kwigwizaho. Aba nayijyana mu wundi muryango remezo ariko ariko ari na hafi ya centrale ntayari niyo kwigwizaho, ariko bati noneho iki gitaramo ko ku mutima wacyo ni misa, reka dusangire duhera ku misa. Nuko mukomeze rero mudufate mu mugongo nkuko babivuze. N'ejo turi kumwe, musenyeri twavuganye ari buze igitambo cya misa ni saa 6, hanyuma tuze kumwerekeza nyine Nyabubare. Wenda ubu ngubu bamwe twavuze dukomeye, ariko iyo iri imbere y'umurambo manza biba bitoroshye. Ndabyibuka igihe cya Pragumasi muri corona.